ihangane komera. Wagira ngo uburiri bita hinda izo mbwa. Hinda izo mbwa. Bamujyana bamuhondagura, nanjye baramfata barantwara. Uze mwebwe mwese mudahwema kubana natwe uko bukeye n'uko bwije. Uyu ni wa mwanya n'ubundi tugira gutya tukabazanira abatumirwa bo mu byiciro bitandukanye, ariko by'umwihariko muri iki gihe cya none turimo twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Murabyibuka cyane ko turi kwibanda cyane ku buhamya bwa bamwe mu barokotse jenoside, abarokotse afite ubuhamya bagenze inzira y'umusaraba itoroshye. Turimo tugenda rero tubazanira bamwe muri bo kugira ngo bababwire inzira y'umusaraba banyuzemo, kabone n'ubwo hashize imyaka 31 baracyabyibuka nk'ibyabaye ejo, kubera yuko ni igikomere gikomeye, ni ubuzima butoroshye, ni urugendo ruvunanye. Rero ndagira ngo mbwire wowe unyumva by'umwihariko tubanze gukomeza abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Tubabwire ngo nimukomere, aho muvuye niho hakomeye kuruta aho mugeze, kandi Imana izarushaho kubakomeza. Muhumure, Imana ibari hafi. Ikindi twavuga ni uko turimo tugenda urugendo rwo kubaka igihugu dukoresheje umusanzu wacu w'ibitekerezo n'ubushobozi. Imbaraga zanyu zigoranye kubera ko mwashenjaguritse mu mitima, nazo turazibona, murazitanga, Imana ikibaha umugisha. Hanyuma rero ndagira ngo murabona ko imbere yacu dufite umutumirwa, kandi n'undi mutumirwa. Wakoze kuza mubyeyi, wakoze kuza, kandi tubonere no kukubwira ngo wihangane ukomere. Banza wibwire abantu bagiye gukurikirana ubu buhamya, babwire amazina yawe, hanyuma numara kubabwira njyewe ndi bugusengere nk'ibisanzwe, kugira ngo n'ubundi utangire usangize abantu urugendo rwawe rutoroshye, iyo nzira y'umusaraba wanyuzemo. Reka rero ubanze ubasuhuza. Murakoze cyane. Nishimiye kubasuhuza. Amazina yanjye rero nitwa Murekatete Gloriose. Murekatete Gloriose. Yego, nkaba naturutse mu karere ka Kamonyi. Yego. Ndi umubyeyi ufite abana 4, abakobwa n'abahungu. Karere ka Kamonyi niho mutuye? Yego, niho dutuye. I Rugobagoba. Yego. Abana 4. Tubanje gushima Imana ko Imana yaguhaye abana. Ukuri yarakoze. Reka rero ngusengera Imana kugira ngo tuze kwinjira mu mwanya w'ubuhamya nyirizina. Mana yacu nziza, Mana ikomeye, turagushimiye cyane ko uyu munsi ku nshuro ya 31 twibuka jenoside yakorewe abatutsi, turi kumwe na mushiki wacu ugiye kutuganiriza akatubwira inzira y'umusaraba nk'ubuhamya bw'urugendo yagenze mu gihe cyari icuraburindi. Ndagushimiye ko wamurinze mu bo wemeye ko baba bahumeka umwuka bazima uyu munsi, nawe arimo uhimbazwe. None rero Kristo mubashisha, kuko icyo agiye kuvuga ni ubuzima bwe, n'urugendo rw'ubuzima bwe, ni ibyamubayeho, ariko tumusabiye cyane kugira ngo umukomeze, kuko ntabwo byoroshye kuvuga umubabaro ugera ku igufa, umubabaro ushenjagura umutima, biragora. Ariko ndamusabiye kandi nsengeye cyane n'abazakurikirana bakumva ubuhamya, bazubakike, bizabatere kubaka u Rwanda ruzima no gutanga ibitekerezo bizima bituma ibyabaye bitazongera. Ndagushimiye ko wumva gusenga, cyubahiro n'ikibi cyawe, mu izina rya Yesu, amen. Nagira ngo mutangire mutubwira urugendo rwose, hanyuma Imana ibane nawe. Murakoze cyane. Urugendo rw'ubuzima rero rutigeze rutworohera. Mu by'ukuri nubwo nari umwana, ariko hari ibyo nagiye mbona
uriya wari umwana ufite nk'imyaka ingahe? yari ku myaka 12. Wari ufite imyaka 12. Yego. Gusa kose umwana w'imyaka 12 hari yabazi bikeya. Yego, hari ibyo abona nyine akabona ko bitameze neza. Ubundi twabaga i Kigali. Mwabaga i Kigali? Yego. Noneho muri uko kuba i Kigali rero hakagenda habaho ibintu nyine bitandukanye. Mama na papa barabanaga nta kibazo, duturanye nta kibazo, ariko igihe kiza kugera mbona bakajya bavuga ngo inyenzi zateye ngo inkotanyi, utuntu nk'utwo. Twajya kuvoma ku migezi, twari dufite ahantu bita mu rutoki, ukabona abantu igihiriri bati inyenzi barazivumbuye. Turi abana nyine twibase ibi ni ibiki? Ku rutoki igikondo? Yego. Ubwo rero nk'umwana narabibonaga nyine, wenda tukagera mu rugo tukavuga ati twabonye abantu bavuga ngo bari kuvumbura inyenzi. Ubwo rero haje kubaho igihe twumva ngo Rwigema yapfuye. Rwigema yapfuye, icyo gihe abantu barara bagenda bikoreye imitumba ngo Rwigema yapfuye, bagiye kumuhamba. Nk'umwana nyine nkabibona simbitindeho cyane ko nta n'ibintu bidasanzwe iwacu bajyaga bambwira byerekeranye n'Abahutu n'Abatutsi, ntabwo nari mbizi cyane. Noneho rero Rwigema amaze gupfa, hari ukuntu ibintu nyine bitagenze neza. Abatutsi nyine ntabwo babonye umutekano, hagiye habaho gutotezwa ukuntu nyine, nubwo byari bitarasakara, ariko hari ukuntu nyine batotezwaga nyine ukabona ibintu ntibimeze neza. Byabaye ngombwa rero ko iwacu bavuga ko tugiye gutaha mu cyaro. Icyo gihe cyari igihe bitaga ngo ni ikibyitso. Yego. Abantu benshi bagiye bataha mu giturage aho bakomoka. Bibuka ko twabyutse ari mu gitondo, kuko wacu aravuga amasasu amaze iminsi avuga cyane mu mujyi wa Kigali. Avuga ati rero ntabyo muze dutahe tujye mu giturage. Ubwo twaragiye nyine tujya mu mujyi hariya, hari imodoka zajyanaga abantu buri komine bafata abantu bayo babajyana. Baratujyanye batugeze i Butare mu mujyi, hari ahandi hantu badushyize ngo dutegereze abayobozi b'amakomine mugiye muturukamo, baba ari bo bazaza kubatwara babageze aho muturuka. Twaraharaye buracya turahirirwa, tubona nta kitabwaho, tubona nta muntu wo kuza kuhadukura. Kuko wacu rero avuga ati rero mugore uze tugende n'amaguru ntabwo tuzananirwa kuhagera. Icyo gihe twavuye i Butare mu mujyi, iwacu ni icyahoze ari komine Kigembe, uyu munsi wa none ni akarere ka Gisagara. Muri Gisagara? Yego. Hafi y'u Burundi ahantu bita mu Mparamirundi, tugabana na Mparamirundi. Mparamirundi ndabona. Yego. Ubwo rero centre yacu bayita Nyaruteja. Nyaruteja nayo ndahazi. Yego. Ubwo twaragiye n'amaguru nyine, turagenda bitoroshye, inzara, inyota, urumva iminsi yari ishize turara ahantu hatari heza, no kwimuka abana ntabwo biba byoroshye mu by'ukuri. Twaragiye rero n'amaguru tugera kwa nyogokuru wanjye ubyara papa ari nijoro, twajya twanonye tutameze neza, inzara, inyota byose. Nyogokuru aratwakira, wacu nyine amutekereza amagenzi, impamvu tuvuye mu mujyi wa Kigali ko bitameze neza. Nuko nyogokuru wacu aratwakira avuga ati ngaho nimutuze turebe iyo bizerekeza. Ubwo twarahabaye, tumaze kuhaba tubaho nyine ubuzima bwo muri icyo giturage na mama wanjye na papa wanjye, nta kibazo. Ibindi bibazo ari ibibazo nyine bidakomeye cyane, kuko ho hariya ntabwo byari bwagere, usibye ibintu byo guhwihwisa no kuba abantu bagenda bahwihwisa, ariko ibyo bintu by'amacakubiri n'iki byabaga bizwi n'abantu bakuru. Ukabona nyine abantu bakuru ntabwo bafite umutekano n'ituze. Ariko nk'umwana wenda rikaba ryaguca mu gutwi, ukumva baravuga ati inyenzi zimeze nabi, inyenzi zigiye gutera, zirarasa. Bidatinze rero nibwo igihe kimwe, sinibuka itariki, igihe kimwe
habaye intambara i Burundi bica Ndadaye, bica perezida w'u Burundi bita Ndadaye, abarundi bahungiye iwacu hari benshi cyane, barahunga baraza babaha ubuhungiro rwose nta kibazo. ndabibona Urabyibuka? hegeranye Yego. n'u Burundi cyane. Yego, kuko buriya abarundi turahahirana, isoko turarirema nabo bakarema ibyacu. Impunzi z'abarundi zabaye aho, yemwe hanatera n'icyorezo cya macinya icyo gihe kibi cyane kimara abantu. Icyorezo rero kiza kurangira, abarundi ihumure iwabo riraboneka batangira gutaha. Ndibuka rwose impunzi zitarashira neza mu iwacu mu Rwanda rwacu, nibwo habayeho ikindi kintu, tubona abantu bazanye Ruhengeri na Kibirizi. Tugenda nagiye ku isoko, tubona abantu barahunze kuri komine barahari, ikigo bita Serayi barahari, ku isoko byahari Nyaruteja barahari, abantu ni benshi. Ntibazisaba abantu, ariko abantu bakuru nkumva bavuga ko ari abatutsi bahunze bavazanya Ruhengeri, bizi ibintu byakomeye hirya iyo ngiyo. Bahunze begera baza gushaka ahantu babona umutekano. Ibyo bibaye aho ngaho bidatinze, nibwo muri kwa kuba aho ngaho nk'impunzi zahunze zituruka iwabo zimerewe nabi kubera amacakubiri y'ubuhutu n'ubututsi, n'abantu bitwa ko ari abantu bagiye bakomeye bagiye batoragurwamo ukuntu bajya kumva ukumva ngo akana kayapfuye mwari muturanye, kumva abantu bakuru baravuga ati mwari muzi ko bose ko bamujyanye, bikakuyobera. Ibyo bibaye aho hashize igihe kitari kinini, nibwo umunsi umwe twabyutse tubona imyotsi ku misozi, tujya kubona ukabona nkaho kurya hariya umwotsi uracunda, tukabona ahandi umwotsi uracunda, twese biriya ni ibiki? Ariko wareba abantu bakuru ukabona bafite ikibazo, barahangayitse, baribaza ati turashize noneho turapfuye, noneho turagira gutya. Babaga bazi biri kuba. Babaga bazi biri kuba. Nuko imyotsi iracunda, inzu ziratwikwa, abantu baricwa, inka ziraribwa, mana yanjye ibintu biradukomerera. Ubwo rero bitangiye, ba bantu bo kuri komine na Serayi b'abatutsi bose bari baturutse za Nyaruhengeri na Kibirizi, birawemo baricwa. Buriya hariya hantu hari abantu b'abarundi, abasore b'imigirigiri rwose b'abarundi bakoze akantu hariya, bakoze jenoside cyane, bakoze jenoside batema abantu, cyane yuko hari bateranagamo n'amagerenade, bateragamo amagerenade. Yego, abandi bakajyamo bagatema, kandi baraje ari impunzi. ntabwo nabona ukuntu mbikubwira. Ubwo rero jye na mama wanjye twaratatanye, na papa wanjye turatatana. Ubwo kiriya gihe ntiwabaga wari buhungire no mu rugo rw'umuvandimwe, kuko nawe yabaga ahunga. Ukugiriye impuhwe wenda akavuga ati yaguhishaga isaha imwe akavuga ati mbwira nanjye batanyica, cyane ko n'itungo ry'umututsi wari utunze bari kwamburaga bakarirya. Ati nta kintu cy'umututsi cyemewe gusigara, byose bive mu nzira. Ubwo tukirirwa tubundabunda, nta nubwo twigeze tugira umutima wo kuvuga ngo twambuke tujye i Burundi, kandi mu by'ukuri twari tuhaturiye, kandi mwari muturiye i Burundi cyane rwose. Nuko twabaye aho rero twihishahisha. Hari umukecuru ndibuka wajyaga atubwira ati muze tugire mbahishe, ariko nijoro muravamo mujye kureba ahantu murara. Yaba yanatetse akajumba akaduha nyine tukarya. Buri mwana asubira inyuma, wenda utaza kumva mvuga ngo mama wanjye ni iki. Ntabwo ngiye mama wanjye yigize abyara abana benshi, yambyaye njyenyine. wowe wari umwe? Nari umwe. Nuko ubwo rero tubaho muri ubwo buzima bwo kwihishahisha gutyo, umwanya ukabura mu rutoki, undi ukabura mu mubyuko, wumva induru zivuga, imbwa zihiga abantu. N'abantu mwe byari ibintu bitoroshye, byari bikomeye cyane. Wajya ku muturanyi ugasanga inzu yahiye, bamwiciyemo. Nibuka neza ko hari umusaza twari duturanye, naragiye ngezeyo nsanga inzu iri guhanuka ishya, ibiti bigwa bimugwira, yahiriye mu nzu, basize bamuteye amacumu n'imihoro, bamusiga mwaho ngaho. Bamuteye amacumu n'imihoro? Yego. Inzu barayimutwikira? Bayimutwikiyemo nyine, iri kugurumana igenda ishya, ibiti bimugwira nyine. Cyane ko hari n'inzu za nyakatsi. Zari inzu za nyakatsi, ariko uwo musaza yari umukungu, yabaga mu nzu y'amategura. Nta nzu batatwikaga? Oya, ntayo, uko yaba imeze kose barayitwikaga. Nuko rero ubwo ibyo bintu ngenda mbibona gutyo,
ndazamuka icyo gihe mbwira mama wanjye nti ibyo mbonye ntibinkurikire Karoli bamwishe. Mama ati njye rwose pe ati umusaza yitwaga Karoli. yego ubwo haciyeho akanya ati Martin nawe nuko ati bose ko nawe mbese abaturanyi bose batuzengurutse abantu b'abagabo nyine cyane cyane ko ari nabo basombaga ahantu hari umwana w'umuhungu buriya bashirirwaga bamenye ko uwo mwana w'umuhungu yapfuye kugira ngo hatazagira n'usigara hari akabari inkuru. Abana b'abahungu barabahigaga cyane ubwo ngubwo tukajya turaraguza gutyo. Muri uko kuraraguza rero igihe cyarageze baramfata bamfatana tugwa mu gitero njye na papa mama wacu ntazi ahantu ari. Wowe na papa baradufata. Bamaze kudufata papa bamujyanye se umuntu w'umugabo we bamufataga nyine kabaga kamubonye n'ubuhiri n'inkoni bagiraga ubuhiri bita hindizomu. Hangana komera hangana bamwe ufata amazi neza ubundi ko hari ko byahinduka. Hangana nuko baramutwara bamaze kumutwara rero bamuhondagura nanjye banjyana mu rundi ruhande bari bashyizemo abagore n'abana. Bamaze kunjyana mu ruhande bashyizemo abagore n'abana bagendaga basomba nyine bazana kugira ngo baze kugenda kubacocera rimwe. komera wihangane komera umutima. babwirana ati ese kwa kanaka bo mwabazanye ese kwa kanaka bo bashize mwabishe mwabamaze ntawe usigaye nuko bari barashyizeho imbwa zihiga mu mibyuko. Icyo gihe hari uburumbuke bw'imyaka amasaka ari makuru imyumbati ibishyimbo mbese hari ibintu pe byari byeze rwose byari bihari byinshi kandi byiza ibishyimbo yari imiteja ndabyibuka. ubwo noneho rero papa baramujyanye bamwiciye ukwe ntabwo nari ndi kumwe nawe ariko bamugejeje bamunogeje bitewe n'uburyo babaga bamutwaye. Bati turagize amahirwe turamubonye yari yaducitse bumvaga ko igitsina gabo nyine kitagomba no gusigara ubundi urebye yari yaducitse. ubwo ngubwo tukiri aho ngaho sinari nzi ibintu byo gusenga nyine najyaga mbyuka nkajya mu misa ya kabiri ku cyumweru ariko mu by'ukuri hari ikintu cyanje mu mutima mbwira Imana mu mutima wanjye ndabyibuka ndavuga ngo Mana ndabona hano nta buryo bwo kuhava mfite nta mbaraga mfite zo kurwana mu mutima wanjye niko nivugishaga ndabona nta buryo bwo kuva hano umbabarire nkomereka ariko simba kuko mbona nta bundi buhungiro ibyo byose muri njyewe nabonaga nta buryo nabacikamo ntakomeretse kubera ibyo ndi kubona. Ese byagenda gute umbabarire nkomereka ariko simba niko navuze nkomereka ariko simba. Imana niko byagenze baraje bakajya bajyana umwe uwo bakubise umuhini ubwo buhiri bwabo butema imisumari bagushyiraga hejuru y'icyobo bakubita ugwamo uwuteye icumu mu rubavu ugwamo undi akubita icumu undi akubita ubuhiri undi akubita umuhoro mbese Mana yo mu ijuru usibye Imana yonyine turi. Hangane umura ntabwo bizongera. Ihangane komera Imana yarakunamuye guha no gushibukaho murakomera. Imana rero yabanye nanjye ibyo nasabye koko niko byagenze. baranjyanye mbere ukabankubita hano uwo muhoro yego aho ngaho aho ngaho
byakurikiye ntabwo mbizi, ni ku gutwi ntabwo kumva inkuba igeramo imbere. ntabwo ushobora kumva. ihangane komera. ubundi ibintu ntabwo najyaga nkunda kubivuga. Ni ukurwana nabyo tugaha umusanzu abakiri batoya Yego. kugira ngo ahari turwane n'ingengabitekerezo ya jenoside, hatazagira n'uwishuka akadamarara kubera ko yavutse jenoside yararangiye, Yego. akibwira yuko urugendo rwa jenoside rwari rworoshye. ntabwo rwari rworoshye. niyo mpamvu rero hari igihe n'umuntu nyine ashinga ashira ariko akemera gutanga umusanzu. ihangane, ni umusanzu, ni ijwi rizagera kuri benshi, Yego. kandi n'ijwi ridasibama rihora rivuga haba ku manywa na nijoro. ihangane ukomere. Nibyo. ubwo nyine niho nari ngeze, ibyakurikiye ntabwo mbizi, wamenye ibyo ari byo, ntabwo namenye ibyo ari byo. kandi nabonye ufite inkovu zindi ku maboko. Yego. aho ku kuboko nayo si iyindi. yewe aha ngaha Yesu Kristo. byageze mu gicuku, ngira ngo hari ngarura ubwenge. muri icyo gicuku, byari bibaye muri mu uwo gicuku. mwobo. Yego. ngarura ubwenge, noneho nyine numva hari ndacyahumeka. nkajya nibaza mu mutima, ese ndi muzima sinapfuye? ese nakwikoraho ahantu hose nkumva haratose? ubwo nyine ni amaraso. yari amaraso yaba yawe n'ay'abandi. yari amaraso, ko wari umuvu mwinshi cyane. ubwo noneho nakabakaba nkumva sinzi ibintu ndi kumva, najya kweguka nkumva ntabwo bikunda. ndicara ndibaza, bavuga ibikeri, nta jwi ry'umuntu wakumva, abahirita. ndibaza, ese mana yanjye ndi hehe, meze gute, ni iki? batari bashiramo umwuka, bari guhoroka. Yego. noneho ubwo ngubwo ngerageza ibishoboka byo kugira ngo mbashe kuba nava muri icyo cyobo. cyari icyobo kinini ukuntu, kimeze nk'umungoti ariko kirekire. ibyo babaga bashyize. Yego. icyo navuga nk'amahirwe, nta muntu wanguye hejuru. Yego. nta muntu wanguye hejuru. nagerageje ibyo nshoboye, najya kwegwa nkikubita hasi. kubera n'amaboko bari bayatemye. Yego. najya kweguka nkikubita hasi. imibiri y'abantu ikinashyushye iyi nepa, aho ukoze wumva hanepa ukuntu. ndangije ni nk'Imana nyine yabikoze, kuko sinavuga ngo ni jyewe. ntabwo wava amaraso angana gutya ngo umbwire ngo ufite imbaraga. ni Imana yahabaye. nkajya ngenda mpfukamye buhoro 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 buhoro, mbona cya cyobo nkivuyemo nahagarara nkagwa, natera intambwe nkagwa. cyane ko nangiye kumanuka ahantu mu mikoki, mu ntoki. muri uko kumanuka muri izo ntoki, nigira inama noneho kujya ndyama nkibarangura, nkagenda nk'umutumba. hari ukuntu kera abana bashyiraga umutumba ku musozi, ukagenda nyine utemba nyine. nanjye mba ariko mbigenza, nagera ahantu hasa nk'akamanuko nkahita ndyama, nkagenda nibarangura, nkagera hepfo ahantu nkeneye kujya. naragenze, sinamenya ngo se nagenze ahantu hangana iki, kuko kubera gutinya nyine kuza kugwa muri ibyo bitero, ugenda uhurumburana wihishahisha. sinari nkumva neza, ugutwi kumwe
kwari kwapfuye n'ubu ntabwo kumva. Urabona ntabwo kumva. Ihangane komera. Naraye ngenda ijoro ryose ndagenda, naraye ngenda ijoro ryose muri kwa kugenda naje guhinguka ahantu ku mukecuru numva mfite inyota nyinshi n'icyaka, arambwira ati ese umwana uravaho ukajya he? Ni ntabwo dore ukuntu nabaye bantumaguye. Umukecuru anshyira mu nzu ati ngwino akujyana mu nzu. Icyambere ikintu nkorera cya mbere mpa amazi yo kunywa. Birumvikana. Yampaye amazi ndagotomera, nari mfite icyaka giteye ubwoba. Niko bigenda kubera amaraso yaba yagushizemo. Nywa amazi ndagotomera, amaze kugotomera ambwira ati rero ntabwo byoroshye, ihengeke hano mu kanya 11:00 ndakubwiye tugenda. Ndamubwira nti nta kibazo urakoze. Nari kwihengeka gute se? Nyine kwari ukugerageza kuko umubiri wose wari wamaze kubyimba, uburibwe uraribwa hari umubiri ukagira igihe ukaba n'igiti. Ahantu hose nkoze nkumva ni nk'inyama, nyine nkumva hose habaye inyama batemaguye. Ibisebe byose byabyimbye nyine, urahabona ari inkovu ariko byari ibisebe biteye ubwoba. Oya biragaragara. Umukecuru Imana imumpere umugisha. Imana imuhe umugisha. Nararyamye ubunyoni buvuze ati ngwino, ndasohoka arambwira ati ca hano, ndasohoka ndagenda, nari nambaye akantu k'agatenge napfundikiye ku rutugu natoraguye, nako sinzi n'ahantu nagakuye kuko ishati yo bari bayinkuyemo. Birangiye ndagenda ntekereza gusubira iwacu mu rugo. Ubwo hose wagendaga uhura n'imbwa ziteye ubwoba zireba nabi, ziguhunahuna no kuba zitarandiye nyine ni wa marayika murinzi w'Imana wabaga ari ku muntu agira ngo wenda azagire inkuru abara. Naragiye byari byo gutekereza gusubira iwacu, nsanga nyine ni mu matongo. Wasubiyeyo? Nasubiyeyo nsanga ni amatongo, nsanga nta no kuba ari inkuru, nsanga mbese nta kintu na kimwe nyine, gusa umutima warunjemo gutya ati hace. Ubwo ngubwo narakomeje ndagenda nkibakeba, nca mu ntoki, nca mu mikoki, wagendaga wishahisha ntabwo wari wemerewe kujya ahabona. Amahirwe rero muri rwa rugendo rwose naragiye nshakisha inzira yanjye ahantu ku cyambu cyo ku Kanyaru kugira ngo mbone ko nahinguka nyine mu Mparamirundi. Noneho natembye ngana nshaka inzira injyana i Burundi kugira ngo ndebe ko wenda nakira. Ubwo rero narakomeje ndagenda, bunkeraho ngeze nagera aho ngera naniwe nyine nkicara, naruhukaho gato nkahaguruka. Inzara yo ntabwo umuntu aba akivuga, uba warumiye nyine warabaye nk'ikinya nyine, ubundi ubutaka batarabona mu by'ukuri. Nakomeje urwo rugendo rero, igihe cyaje kugera mbona ngeze ku cyambu ku Kanyaru. Ku Kanyaru hari abantu benshi birumvikana, abari guhunga nyine bakiri aho hafi za Mparamirundi, ni imisozi ibiteganye usibye urwo ruzi ruba rucamo hagati. Abantu bambonye bavuza induru kuko niyo washyikiraga ku Barundi b'Abahutu baraguhorahozaga. Nk'Imana nyine yahabaye, bambonye bavuza induru, Abarundi bavanze n'Abanyarwanda barebye ukuntu nabyimbaganye ahantu hose. Imana yo kabyara irahaba, baramfasha baranyambutsa. Bamaze kunyambutsa nkigera ku cyambu nambutse Akanyaru ngeze mu butaka bw'u Burundi, mba nkwerekanye n'abantu banzi bavuza induru cyane, baravuga bararira bati Mana yanjye we, wa mwana
ati uyu mwana se mana yanjye we, ati iyo Beata we, mama wanjye yitwaga Beata, ati wa mwana wawe nguyu aracyariho. Mama wanjye yarambonye amera nk'ari nkuguye igihumure, yavuze induru ati mana yanjye we, ati uyu mwana se ntabwo yapfuye. aba araje aramfasha ati mwana wanjye uracyahumeka. we yari yagezeyo? we yari yagezeyo. mama wawe yego ari muzima? ari muzima. Ya. nuko aricara ati ngaho unamujye reka nunamujye mu mugongo uheke. nkajya mubwira ntabwo washobora. ati wajya mu mugongo ngo uheke ntabwo washobora mama. nuko baraza abantu baramufasha. uhereye izo saa nyibona mama nahise njya muri koma, ntabwo nongeye kugaragara ubwenge. nongeye gukanguka nisanga ndyamye ahantu bari gufashiriza impunzi zaba zifite ibikomere nyine zagiye zihura n'ibyo bibazo. ubwo nakangutse nsanga ndaho kwa muganga nyine mu mpunzi, nsanga nyine banyogeje ibisebe, bankoreye nyine ubutabazi bw'ibanze. mama wanjye akajya ndeba nyine ukabona amarira aramanuka nk'amazi. ari kwibaza niba uzabaho, nimba nzabaho. uko birangiye rero ibisebe bagerageje kumfasha mu by'ukuri, bagerageza kugenda babidoda. aha hantu rero bahadoze inshuro 3. birumvikana. umuganga muto yahakora, umukuru yaza ati yadoze nabi, bakongera bakahasubiramo. ubwo igihe cyarageze badukura aho hantu batujyana noneho mu bitaro bikuru by'ahantu bita Ingozi. kubera babonaga byabananiye. yego. abantu b'inkomere nyine benshi barahabakuye babajyana mu bitaro bikuru by'Ingozi. Ingozi batugejejeyo baradufasha, muri aho nta kigemurira, nta muntu ubazi usibye nk'umuntu ukoreshejwe n'Imana kabagemurira, kavuga ati reka bano bantu mbahe icyo kurya. twageze muri ibyo bitaro rero dukundwa n'abanyeshuri b'abarundi, bakajya baduha ibyo kurya. abarwayi barwajemo abantu bakugirira impuhwe nyine, ari babandi bahanzwemo na satani, bakagufungurira icyo kurya. kuko hari buriya abarundi nabo bagira ikintu cy'amacakubiri cyane cyane, ubyumva. gikomeye kirenze no gukomera. ugasanga barongorerana ati mbere aba ngaba ntabahera. aba ni Abanyarwanda. yego. ubwo nabaye aho mu bitaro igihe kitari gito pe. ibisebe birambabaza, birampahamura. nabona muganga nkumva ntaye umutwe, nkumva mbuze aho nkwirwa, nkumva nakwirukanka. wazi ko agiye kongera kubikoraho. kumwe bafata sizo bakuraho igipfuko, byari byarantesheje umutwe muri njyewe, numvaga narasaze. rero naje kwigira inama, mbwira mama wanjye ntuzi n'ikindi, nshakira icupa dushyiremo amazi. muganga ajya abasha kongeraho, twabanje gushyiramo amazi byahehereye. mama kese ati nta kibazo wowe, njye ndababara cyane. arabinkorera. maze kubinkorera, nari ndi ahantu, iyo sare yari sare ihurutuye gutya, nari ndi ahantu ku mpera. muganga yaturukaga mu muryango namaze kumubona. wamubonye? yego. icupa ryanjye nkahita ndifata nkashyiramo, na hano hari indi nkovu nkashyiramo, nkamuganishiriraho hano ho ntareba, hano naho nkamugasukamo utuzi, ubundi nkiryamira nkigira uw'ejo, nkarindira ko muganga ngeraho. noneho yangeraho yakoze aho sizo yakuraho bikoroha. kwa kundi akantu k'agahu gafata muri kiriya gipfuko, biteye ubwoba, birababaza cyane. mbaho muri ubwo buzima butatworoheye. rero cyaje kugera amaze kumera nk'uworohewemo nyine, cyane ko hahoraga haza abantu batandukanye nyine b'abarwayi kwa muganga, urabizi. iyo bumaze koroherwa babakura ku bitanda bakabishyiraho abarembye. twamaze iminsi itari mikeya kwa muganga, kuko nta hantu ho kujya twari dufite. igihe rero cyaje kugera, mama wanjye aza gukundana n'umugabo nyine, ko nabyita nk'amatakirango cyangwa kubura uko ugira, babyita gushaka imibereho. ni ugushaka imibereho. ubwo noneho rero akundana n'umugabo, ariko ari bya bindi nyine byo kugira ngo yifashe, tubone ahantu ho kujya. mama wanjye rero nubwo nari umwana, yego, ntabwo yamfataga nk'umwana, yaranganirizaga. n'ibyo ngibyo yabanje kubinganiriza, kandi yari yarabimenye ko nyine papa wawe yapfuye.
arambwira ati rero mwana wanjye nta hantu ho kujya dufite ntacyo gukora, uriya mugabo yansabye ko tubana, nagira ngo yari tubane, umurundi. yari umurundi, ati nagira ngo tubane tubone ahantu ho kujya, ntabwo tuzaguma kwa muganga. Ariko ibisebe byari biri koroha? Byari biri koroha, ariko icyo gihe n'ubundi hano iyo naryaga ikintu havagamo amazi menshi cyane, birumvikana. aha ngaha haturukagamo amazi agatonyanga menshi menshi menshi, hagiye kuzafatana nta nkuru. Iyo natangiraga kurya ibintu bishyushye haratonyangaga ukagira ngo ni nk'aya mazi ava ku mureko. Mama akavuga ati ariko se nava mu bwonko ibi ni ibiki? Nyine nkamubwira nihangane, buriya ntabwo twebwe twamenya ahantu aturuka, igihe kizagera azashira. Ubwo rero yaragiye nyine abakuru uwo mugabo turabana, nanjye turajyana, ariko nawe muhurira n'ibindi bibazo bikomeye. Uwo mugabo ihangane komera. Muhurira n'ibibazo bikomeye, umugabo aranyanga koko, akajya avuga ati ariko ubundi yacitse yacitse abishe gute? kuki batamwishe koko? Inyenzi inkotanyi nanjye niko zitwa, yasigaye gute kweri? Mama nyine akumirwa, akambwira ati mwana wanjye ihangane bizashira, buri gihe bizarangira, wihangane. Ariko yaba yasomye nyine nk'akayoga, urabyumva ntitwaryamaze. Uwo mugabo arantoteza, amerera nabi bitoroshye pe. Noneho kera najyaga numva ko hari shangazi wabaga i Bujumbura, nkajya nifuza kuzajyayo, ariko nkibaza ukuntu najyayo nkumva nabyo ntibinyoroheye. Mwabaga i Ngozi? Yego, mu buhungiro. Impamvu tutagiye mu buhungiro, twabaye mu bitaro igihe kirekire, mu buhungiro ntabwo twari kubona ahantu ho kujya, bari barangije gutanga ibibanza. Yego, mu nkambi ntabwo mwari kubona uko mujyayo? ntabwo twari kubona uko tujyayo, ntitwari kubona nyine aho kuba, bari bararangije gutanga ibibanza by'abahageze mbere. Yego. Ubwo noneho rero nkajya nifuza kugera i Bujumbura, nkashakisha amasenge najyaga numva wajyaga uza kera iwacu nkamubona, nkavuga nti ningera i Bujumbura byibuze nzaba mbonye ubuzima. Haje kuza umuntu rero avuga ati hari umuntu ushaka umukozi wo mu rugo umurerera umwana, ati uyu mwana wamuma nkamumushyira. Mama aravuga ati nta kibazo. Mama arabinganiza, amaze kubinganiza ndavuga nti rero nanjye naba ngize amahirwe, nkagenda nkava hano kuko n'uyu mugabo wawe ntabwo anyoroheye. Nuko izo zose ni ingaruka za jenoside yakorewe Abatutsi. Zose ni ingaruka. Kuko iyo itabaho ntabwo mba naragiye rwa ntambaho hose, ntabwo mba narahuye n'ibyo bibazo byose. Mboneraho no kubwira abantu ngo ntibizongere. Abanyarwanda nibareke tuba umwe, turi bamwe, turemye mu ishusho y'Imana. Ntabwo Imana yigize irema umuhutu n'umututsi, yaremye umuntu. Yarebye umuntu mu ishusho yayo. Mu ishusho yayo. Naragiye rero, umumama aranjyana, ngize amahirwe ajya i Bujumbura. Akujyana i Bujumbura? Anjyana i Bujumbura. Ndagenda nkora akazi, ndera umwana, turabana, ariko naho mpahurira n'ikindi kigeragezo kitoroshye. Buriya abana b'abakobwa twaragowe, sinzi umuhanzi wabiririmba. Abana b'abahungu nabasanze b'abakozi nabo ntibanyoroheye, bakambangamira, bagashaka kunkoresha ibyo bishakiye. Nuko nkababara, nkagira umubabaro, nkibaza se Mana koko nk'ibi bizarangira ryari? Ese ko navuye kwa mama mvuga ko ndi guhunga, aha ho ngeze ni gute? Ibi ni ibiki? Nkarira amarira yari yarankamye mu mutwe.
nuko ariko muri uko kuhaba ariko nshakisha shangazi wanjye nabaga ahantu bita mu Buyenzi mu Ruvumera. Buyenzi ndahabona. Yego. Hafi y'Umunyakabiga.